buriya rero mu bintu bibaho bigora, iyo utinda kujya mu mwanya Imana igushakamo utinda ubabara, ariko iyo wumviye ijwi ry'Imana ukihuta ukajya mu mwanya Imana igushakaho, nibwo Imana igenda igendana nawe, ikorana nawe kandi byihuse biranakorohera. Nacuruzaga akabari, nari maze kwaguka cyane mu bintu bijyanye n'akabari, nari maze kuba umustar ugeze hejuru, ngeze mu gihe cyo gutangira kuba kushyirwa ku byapa kubugira ngo publicity inzoga runaka, ikinyobwa runaka. Hanyuma aho ngaho ni Imana yansanze, ngeze aho ngaho i Kabuga njya kuba mu nzu y'ikiraro. Yari inzu y'umushumba kuko rwari urugo runini rurimo amatungo menshi atandukanye. Hanyuma iyo nzu bari barayubatse ubona ko bayubakiye nk'umushumba uzaba aragiriye ayo matungo, ariko birangira nyireba nkabona niyo nziza nkumva nayikodesha, ni naho ubushobozi bwanjye bwari bugeze. Gusa icyokere urakibira, ubushyuhe bukugeraho, imyenda ishobora kugushiriraho kuko waciye mu muriro nyine. Ibimenyetso by'uko waciye mu muriro biragaragara, ariko imbere gato umwotsi ntukunukaho. Wakibaza ngo ni gute umwotsi utanukaho kandi naciye mu muriro? Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, mwebwe mutuye hirya no hino impande z'isi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Nice Usanase kuri TV cyangwa televiziyo yitwa Abaragwa TV. Tuzaba tubagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana, mbese ibintu byose tuzaba tubibagezaho byerekeranye nyine ku Mana cyangwa se ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi umukozi w'Imana twamusanze iwe mu rugo, birashoboka ko yaba agiye kutwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhamya. Imana ibahe umugisha. Tuguhaye ikaze umukozi w'Imana, n'undi kuri televiziyo Abaragwa TV. Nitwa Evangeliste Nyampinga Flavia, ndi umumama w'abana 2 n'umutware, ntuye i Kabuga, nsengera muri God is Able Worship Center i Kanombe. Ndumva ibyo bihagije. Urakoze cyane n'ubundi Nyampinga, ngewe nkuzi nk'umuvugabutumwa kuko si ubwa mbere duhuye. Ubwiriza rwose ndafashwa, ndabyibuka umunsi umwe wari utugurukije wari utujyanye mu ijuru rwose. Ariko hari abantu nk'Abaragwa TV ntabwo bazi Flavia, ese ubuhamya bwe, ese kubwiriza kwiwe, mbese amavuta yawe turayemera cyane. Rero tuguhaye ikaze n'ubundi, icyo ushaka, icyo umwuka wera yakuraritse muri wowe n'ubundi aribyo uduhereza. Ikaze. Ibijyanye n'ivugabutumwa kenshi nkunda gukoresha Bibiliya, ndetse nakubwira ngo kuvuga keretse iyo Bibiliya indi imbere nibwo mbasha kuvuga, kuko simvuga ibyo nibwirije, mvuga ibyo Kristo yadusigiye kuvuga. Ikindi bijyanye n'ubuhamya, ndi umwe mu bantu Kristo yagiriye neza. Njya nkunda gutanga ubuhamya nkoresheje Itangiriro igice cya mbere, sindi buhatinde cyane. Igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 havuga ngo, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yari iriho ubusa, umwijima wari uri hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagenderaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Amen. Aho ngaho niho ubuhamya bwanjye bujya bukunda gushingira, igihe namenye gutandukanyiriza umucyo n'umwijima. Igihe nari nkiri mu mwijima, ntabwo nari nzi imbaraga z'umucyo, ariko nkimenya agaciro k'umucyo nabonye hari ikintu kinini kimvuyeho. Namenye Imana. Nacuruzaga akabari, nari maze kwaguka cyane mu bintu bijyanye n'akabari, nari maze kuba umustar ugeze hejuru, ngeze mu gihe cyo gutangira kuba kushyirwa ku byapa kubugira ngo publicity inzoga runaka, ikinyobwa runaka. Hanyuma aho ngaho ni Imana yansanze, niho yatangiye kunyigishiriza, niho yatangiye kumpera amasezerano, niho natangiye kumva ijwi ry'Imana no gukora kwayo. Ntibyari byoroshye kuko niho natangiriye ishuri ry'Imana, ntangira kwiga
Imana iranyigisha biri seriye, abantu baba barizaho ishuri ry'Imana barabyumva neza. Ariko icyo nkundira Yesu ntago uko adusanze ariko adusiga, kuko umuririmbyi niwe wabiririmbye neza ngo amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ubu uyu munsi amashimwe nicaramo, uyu munsi aho nicaye, uyu munsi kuba hari umuntu ushobora kuva hanze akavuga ngo nje kukureba, nje kugira ngo ngushyire ahantu kuri publique n'abandi bumva ubwo buhamya, nuko hari icyo Imana iba yaragucuzemo. Iyo itaragucura ntabwo igushyira hanze, kuko ni igihe kinini hari izindi kamera zajyaga zimfata zifite ibindi bizishaka kwamamaza, ariko ubu mpagaze kuri kamera mvuga Kristo. Icyo ni ikintu nirata ko ijuru cyakoze ku bwanjye. Aho ngaho rero niho Imana yansanze, irancura, iranagura, imaramo inkamba imaramo ishyari, ni ibintu byinshi, imaramo twa tundi twose, twa tugeso twose, za karande zose, zaba iz'i Kigali n'iz'iwanyu n'izahe zose, hanyuma isiga ndi umuvugabutumwa. Mu bijyanye n'ubuhamya rero, nari umucuruzi, reka mbivuge mu magambo makeya ko ndibaza biba no ku yandi macana atandukanye nko kuri Zaburi Nshya, ku Isimbi, aho hose ushobora kuba uhabona. Ariko uyu munsi kuko ndi kumwe n'abaragwa, reka mbaganirireho gakeya. Ngewe ntangira gukorera Imana cyangwa se mpere hepfo gatoya mu mivukire. Navukiye mu rugo rw'abana 4 na papa na mama, nyuma umwe aza gutaha muri 1994, dusigara turi abana 3. Muri abo bana 3 buri umwe wese bose bafite icyo bakora mu murimo w'Imana, ndavuga ku ruhande rwanjye. Ngewe rero nkivuka cyangwa se maze gukura mu gakeya, Imana yatangiye kujya imvugaho nkiri mutoya, imbwira ngo nzagukorera iki, uzakorera Imana, nzagira iki. Ariko nkumva ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye, nta nicyo bimfashaho cyane ko naririmbaga muri Sunday school, numvaga ntacyo bitwaye. Nkumva ko ubwo Imana yampamagariye kuyikorera nkaba ndirimba muri Sunday school, nkumva ko bihagije. Ariko Imana yaje kunkoresha mu gihe cyayo gikwiriye, mva ku rwego rwa Sunday school ntangira gukora n'ibindi mu murimo w'Imana bitandukanye. Ariko ntugire ngo uko ukorera Imana uri muri Sunday school ntago ariko ukorera Imana iyo wigiye hejuru gatoya, kuko iyo wigiye hejuru gatoya ntago upfa gukorera Imana mu gitondo ngo ubyuke ujye gukorera Imana. Hari ahantu Imana ikunyuza ikabanza ikakwigisha, hari ahantu Imana ikunyuza mukabanza mukagendana kugira ngo ikukuremo igikoresho kizima, cyangwa se ubugi butyaye. Ko hari igihe umuntu aba arimo aganira ijambo ry'Imana, umuntu akibaza ngo biriya bintu byavuye byagenze gute, ukumva urifuza no kuba watunga nk'amavuta nk'ay'umuntu runaka wabonye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo buri wese aba afite aho yacuriwe hamuhesha ijambo ryo kuvuga n'ubudahangarwa bw'Imana. Ni muri urwo rwego rero maze kuba mukuru sinigeze nkomeza ibintu byo kuvuga ngo Imana ibiki. Narize ndarangiza primaire, nayize muri SOS, secondaire nyiga lycée Notre Dame, ndangiriza kwa Ishima Tata i Kabarondo muri Don Bosco. Bibaho ngaho, ndangije rero naje gukomeza mpita nshinga akabari. Ntangiye ibintu by'akabari ngira amahirwe, niho namenyaniye na papa w'abana banjye, anabimfashamo, arabikunda, arabinkundisha, cyane cyane ko yaranabizi kundenza, ariko anabimfashamo, turatangira turagakora biraduhira, ndetse bigenda byaguka tuva ku mafaranga make twari tutangiriyeho tugera ku rwego rufatika, kuri kapitali igaragara pe. Hanyuma igihe twari tugeze kuri iyo kapitale, twimuka aho twakoreraga, turazamuka, twakoreraga Kicukiro hasi kuri Inirake, turazamuka tujya gukorera muri Rond-Point Sonatube, ariho twandikiye amateka. Kuri uyu munsi njya mvuga ngo adashimishije, ariko muri icyo gihe twabonaga turimo dutwika by'imvugo yo muri iyi minsi. Byari byiza muri icyo gihe, twabonaga bitunyuze kuko niwo mucyo twari tuzi. Kenshi iyo umuntu ari mu mwijima nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ntumenya ko uri mu mwijima, ubwirwa n'uko uri mu mwijima ari uko umucyo watangaje. Amen. Hanyuma rero ndangije aho ngaho rero ntangiye kwaguka, bimaze kuba ibintu biryoshye, niho Imana yatangiye kugisanga. Irambwira ati mwana wanjye, nakuvuze ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho ngo ugende ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Imbwira ibintu byinshi nkoresheje igitabo cya Yeremiya, iramanuka no ku murongo wa 11, irambwira ngo kandi ngo mfite uko ndindi inkoni yanjye nkayiko. Ati waroye inkoni yanjye, sinari nagasobanukiwe ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kandi nkarikomeza.
uyu munsi turi kuvugana ariko narabibonye ko Imana irinda ijambo ryayo ikarikomeza. Ishaka irikomeze birimo bikubabaza ariko irarikomeza. Ishaka ikurinde birimo bikuryohera ariko irarikomeza. Icyo yakuvuzeho ntago kijya gihera. Aho ngaho niho nageze, ibintu biza Imana ikomeza intumaho abakozi bayo, intumaho umupasiteri umwe njya nkunda. Iyo buri gihe mbaye ngombwa ko mvuga ubuhamya, mpera ko kuvuga kuri uyu mupasiteri ko yambere w'umumaro mu gihe cye pe. Pastor Steven, ndagusuhuje hano uri ahariho hose, uri umubyeyi wanjye, ntabwo nahwema kubivuga. Hanyuma uyu mupasiteri niwe watangiye kugeza akambwira icyo Imana ivugana yo kuvugana nanjye. Yajyaga yigomwa akava mu rusengero, akava mu cyubahiro cye, akamanuka akaza mu kabari. Nubwo wenda n'akari n'akabari wenda kari na VIP cyane, gusa ariko nako karakoraga mu gihe cyako, kandi ku myaka yanjye nari mfite itarajyana kuri 20 n'ingahe, nabonaga ubuzima mfite ari ubwo kandi ari bwiza. Ariko wa akava mu cyubahiro cye akamanuka akaza mu kabari akanganirira, uretse no kuvuga wenda n'akabari numvaga ntarabana mukuru cyane, nkamucalenjinga mu tuntu nanjye ntibaza ko ari ukumucalenjinga, nkambwira pastor aha ngaho kubona hari n'utuntu two kunywa wakifatiye akantu ko kunywa ko ntabirenze. Pastor akambwira ati mumura hari umunsi tuzasangira. Nkajya ngira ngo koko hari umunsi azicara afata akantu ko kunywa anywe. Ariko biza kurangira nyine akomeza kumbwira ijambo ry'Imana, akomeza kunyigisha, akomeza kumpugura. Buri nimugoroba akaza tukaganira Imana iminota 5, iminota 15 bitewe n'abakiriya. Rimwe na rimwe yanatangira kubivuga nkambwira ati pastor bo burese gato njya kwakira abakiriya, nkagenda nkajya kwizanira Amstel, nkajya kwizanira ibyo kunywa nyine abakiriya banjye bakeneye, kuko pastor akihangana akicara akanegereza mpaka nkongera nkaza guhuguka, nkaza tugakomereza hahandi. Sinzi nimba uyu munsi hari pasiteri bakiriho bameze gutyo, sinzi nimba uyu munsi hari, ariko kimwe cyongera nshima Imana nuko hakiriho 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abapasiteri bagikunda umurimo wayo, hari amapasiteri bagikunda Imana. Icyo rero nicyo gituma najya ncika intege. Igihe cyaje kugera rero biba ngombwa ko umutware wanjye baramufunga. Aho ngaho ni Imana yatangiye kunyigisha mu buryo bunkomereye. Ibyo nabonaga nk'inyungu, ibyo nabonaga nk'agaciro bitangira kumbera bibi cyane. Iyo utari kumwe n'umutware, umuntu wese agufataho ijambo, umuntu wese akuvugaho. Nimba nakoraga mu gitondo nimugoroba akaza kunsimbura, natangiye gukora igitondo n'ikigoroba. Ntiwakora kuva ku wa mbere ngo ugeze ku cyumweru ukora gutyo. Rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko nsigaho abakozi. Mu gitondo naza ngasanga abakozi bakoze amakosa, ngasanga nangiye kujya kwitaba kuri RIB, kuri polisi kubera amakosa yarayahabereye. Ibyo byose nkumva ni ikibazo kiremereye ku buzima bwanjye. Ntangira kumanuka kuri rwa rwego rwo hejuru cyane narindimo, ntangira guca kumanuka hasi, bitangira kunshanga, bitangira kuba ibintu biremereye kuri njyewe. Nangira kugera mu gihe ntarinzi, ntatekerezaga, nago nari narigeze nkurira mu buzima bumbabaje cyane cyangwa se butuma mpangayika. Icyo nicyo gihe natangiye guhangayika. Ariko Imana bariho icyo gihe insanga. Uwo mukozi w'Imana ndetse n'abandi batangira kujya baza bakanganiriza, bakambwira bati ibi bintu byose uri gucamo ni ukubera ko Imana igushaka. Aho uri ntago ari Imana igushaka, kandi uko utinda ukahaguma niko Imana igukomeze kukubabaza. Ikiza fata umwanzuro Uwiteka gushyigikire. Igihe babimbwiraga najyaga mbabwira ngo muri abasazi. Nase Imana nimba idashyigikira umuntu uri mu kazi uri gukora, ubundi ahandi ishaka kunshyira nzaba nari gukora niki? Imana ikambwira ngo irashaka kugukoresha nk'umukozi wayo. Ntago nabyakiraga muri iyo minsi, ariko ko iminsi yagiye igenda nagiye mbyakira, ntangira kugenda mbyumva. Buriya rero mu bintu bibaho bigora, iyo utinda kujya mu mwanya Imana igushakamo utinda ubabara. Ariko iyo wumviye ijwi ry'Imana ukihuta ukajya mu mwanya Imana igushakaho, nibwo Imana igenda igendana nawe, ikorana nawe kandi byihuse, biranakorohera, nta nubwo uvunika cyane. So igihe cyarageze rero numvira Imana, ndatangira ubuzima buragora. Mva mu nzu twabagamo, twaga mu nzu y'ibihumbi 200, njye mu nzu y'ibihumbi 50. Ubuzima buratangira bumbera bubi. Nari mfite umwana w'amezi 3 cyangwa 4, twari tukiri abajene mariye. Umugabo yaransize ndi mu nzu yo gukodesha. Nabonaga ari ibintu biteye ubwoba, nabonaga atari ubuzima bwanjye, nabonaga ibyo bintu bifite nk'abandi bantu byandikiwe atari njye. Ariko Imana ijya yemera ko ibintu byose bikugeraho kuko uye gushaka, hari aho ibigomba kukunyuza.
so igihe cyagije kugera rero njya mu nzu y'amafaranga makeya kugira ngo noroshye ubuzima, mfata ibikoresho byose byo mu nzu bimwe biba bisa nkaho biremereye mbitwara mu rugo iwacu, nsigarana ibikoresho bikeya, ntangira ubuzima bw'ishuri ry'Imana. Igihe kiza kugera nimuka muri Rond-Point Sonatube, nabwo n'ubundi buhamya burebure bw'ukuntu nimutse, njya kuba i Kabuga, nabwo ari Imana ibivuze kandi byemeye. Igihe kiragera noneho icyo gihe nari ngeze no mu rwego Imana insanga mu nzozi ikavugana nanjye igakorana nanjye, ndaza njya mu nzu ngize Kabuga, nza kuba mu buzima i Kabuga bungoye noneho buri bubi kurenza ubwo nari mfite. Nza kuba mbega hari ibintu tujya dusoma muri Bibiliya tukajya tugira ngo ntago byabayeho. Buriya njye naje kumenya yuko Bibiliya ntago ari inyuguti, Bibiliya ni ubuzima, ni ubuzima. Nageze aho ngaho i Kabuga njya kuba mu nzu y'ikiraro, yari inzu y'umushumba kuko rwari urugo runini rurimo amatungo menshi atandukanye. Hanyuma iyo nzu bari barayubatse ubona ko bayubakiye nk'umushumba uzaba aragiriye ayo matungo, ariko birangira nyireba nkabona niyo nziza nkumva nayikodesha, ni naho ubushobozi bwanjye bwari bugeze. Ndayifata, Imana yabyemeye, nta kintu na kimwe kitakugeraho. Imana irabyemera ikagukura hejuru ku busitani ikakuzana hasi ugakambakamba. Tumye hari akantu kamwe nibuka, hari umugabo umwe yari umwami warangije yirata icyubahiro cye ngo Imana imwitegereje ngo iramumanura imujyana kurisha, ngo aragenda amara imyaka 7, inzara zirashokonkora, imishatsi, ubwoya, ibintu byose biramera, kugeza igihe yongeye kumvira umucyo w'Imana akongera kugaruka, akongera kuba umuntu muzima. Amen. Uyu mugabo Imana yigeze imwohereza kujya kurisha, ngo ava ku ntebe ye y'ubwami aramanuka biremera, ajya mu ishyamba biremera, amerera y'inzara biremera, ibintu byose imisatsi iramera, ndetse n'abantu bari bamurinze cyangwa se babanaga nawe ngo ntibagira igitekerezo cyo kwibuka yuko bari bafite umwami. Amara y'imyaka 7, abadepite ntibabaza ngo perezida yagiye he, umugore ntibabaza ngo umugabo yagiye he, abana ntibabaza ngo papa yagiye he. Iyo Imana irimo irakwigisha, kimwe mu bintu igukorera ibanza guhuza abantu bose bayagombaga kukubera ab'umumaro, kuko ugiye gukorana n'Imana. Niyo mpamvu iyo ndi gutanga ubuhamya njya mbwira umuntu wese uri mu ishuri ry'Imana ngo nimba Imana iri kukwigisha wikwikoma abantu ngo ntibansura, ntibanshaka, ntibagira iki, kuko kondisiyo urimo ni igihe cy'Imana. Reka Imana igucure, numara kugera ku rwego rufatika, nugera kugeraho Imana igushaka, umuntu wese azajya aza kugushaka, amavuta azatangira kwivugira. Uyu munsi ntago nari nzi yuko twahuzwa no kuza kunshyira kuri kamera, ariko kuko hari aho Imana yankuye, niyo mpamvu mumanuka mukaza kunshaka. Amen. So sinjye uriho rero, ni Kristo muri njye, sinjye mwaje kureba, ni Kristo muri njye, niyo mpamvu nanjye mvuga Kristo ntacyo bintwaye. Amen. So igihe cyarageze rero, Imana ngo ntago izahora itubabaza iteka. Igihe cyarageze, mutwaraza gutaha, aragaruka, n'ubu turi kumwe nta kibazo. Imana yajyaga imbwira ngo izongera insubize ubundi bucuruzi, narabibonye, Imana yangiriye neza. Urumva ubuhamya ndaburezimye, ariko ndabizi neza kuko tuzajya tugenda tuganira. Iyo ndiho nganira ijambo ry'Imana kenshi biragaruka, iyo ndiho mvuga Imana hari igihe bikubitayo nkongera bikagaruka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu, hejuru y'ibikubabaza, hejuru y'ubuzima urimo, hejuru y'ibigutera stress, hari imbaraga z'Imana. Hari Imana twasenze. Iyo usenze ntuyivangire, iyo uhagaze mu mugambi wayo, iyo wemeye gukorana nayo no kugendana nayo, Imana ijya yongera ikakugarukaho. Agira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese uri kunyura mu gihe cy'ishuri ry'Imana, urimo kunyura mu gihe cy'Imana, mubwire ngo wikwiheba, wicika intege, wibivamo. Hari ibintu bibiri bijya bituma umuntu atsinda vuba ishuri ry'Imana kandi Imana ikamwemera vuba. Icyambere ni ukumva kandi ukumvira icyo Imana ikubwira. Iyo ugerageje kumva icyo Imana igushakaho kandi ukagerageza kuba mu mugambi wayo, ukagerageza kuba strict mu cyo Imana igushakaho, birakorohera. Iyo ishuri ryawe ryari igihe kinini, ryari imyaka myinshi, igenda igabanuka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyu ushaka kugira ngo ubane n'Imana, wiga guceceka. Wiga guceceka, ukavuga make, ukavuga igihe biri ngombwa, ukamenya yuko igihe urimo ntago ari iyo Imana irimo kugukoresha, urareka igakora ku buzima bwawe, wowe ugaceceka kandi ukirinda kwirwanirira. Nimba ari umuriri kunyujijemo, ukavuga ngo icyo nzi nuko naho Imana yambabaza, naho nanyura muri uyu muriro, kuko
dufite abantu baba barawuciyemo mbere yacu, ntabwo ibitubaho ari twe biba bibayeho bwa mbere. Saduraka, Meshake na Bedenego baciye mu itanura ry'umuriro, ariko icyo dushimira Imana ngo bakigeramo ari batatu ngo basanze marayika yabatanzemo, ngo hanyuma basanga ngo babitegereje ngo basanga harimo abantu 4, ngo umwami arabaza ngo ko twajugunyemo abantu 3 wakanavuye he? Amen. Ndagira ngo ubwire ngo Imana iri kukwigisha igusanga mu kibazo ikagutwaramo neza. Gatatu, ikindi numva nakongeraho, iyo umaze gusohoka mu ishuri ry'Imana hari ibintu bitakugaragaraho, hari umwotsi udashobora kukunukaho igihe cyose usohotse aho Imana yari iri kugutoreza. Saduraka na Meshake na Bedenego ngo basohotse mu itanura ry'umuriro ntago bigeze basohoka banuka umwotsi. Hari Imana ijya ibyemera yuko uca mu itanura ry'umuriro, hari Imana ijya ibyemera yuko unyura ahantu nk'aho ngaho hababaje. Kandi nkubwire ngo ikubwira guca mu muriro ntago ibikubwira kuwuca ku ruhande, nta nibwo ikubwira ngo uzenguruke muriro, irakubwira ngo camo. Irabizi ko umuntu yaciye mu muriro bari gushya. Abarokore b'iyi minsi twemere ducaho Imana iri kudushaka, kuko niho dutorezwa. Iyo udaciye mu muriro ntago ushobora kuva muri zahabu. Igituma uba izahabu, igituma uba agaciro hanze mu maso y'abantu, nuko wemeye guca mu muriro. Kandi ukaca mu muriro uvuga ngo naho napfa naho byagenda bite, nzi ko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. Ibyo byose bikubaho, iryo tanura ryose urinyuramo, ariko imbere gato iyo usohotse ntuzana wa mwotsi waho uciye. Gusa icyokere urakibira, ubushyuhe bukugeraho, imyenda ishobora kugushiriraho, kuko waciye mu muriro nyine. Ibimenyetso by'uko waciye mu muriro biragaragara, ariko imbere gato umwotsi ntukunukaho. Wakibaza ngo ni gute umwotsi utanukaho kandi naciye mu muriro? Ni ubuhamya burebure, mbigiyemo cyane ndumva ndiho ndafashwa. Hari abantu bakoreye Imana mu minsi ishize, harimo abapapa, harimo abamama bakoreye Imana mu minsi ishize, hanyuma igihe cyajya kigera ugasanga abana barimo baravuka mu ivugabutumwa, barimo twebwe n'abandi, ugasanga umwana ashobora kwihangana agahangara umukozi w'Imana wabaye celebre mu buryo butandukanye, wakoreye Imana mu buryo butandukanye, ugasanga aramuvugaho biri negatively cyangwa se biri mu buryo ntazi ukuntu ushobora kuvuga. Ibyo wabireba ukabibona koko uri kubivuga afite ishyaka ry'Imana, ariko harimo ibintu arimo kugenda yirengagiza. Cyambere mpita nibuka abana ba Nowa, ngo bigeze umwana umwe yaraje asanga papa we yaryamye yasinze, hanyuma igihe yari yasinze ngo ajya kumuvuga hanze. Igihe yari agiye kumuvuga hanze, uyu mwana aho papa we yakangukiye yamushyizeho umuvumo, kandi umuvumo umubaho. Bisobanura ngo kuvuga ubwambure bw'ababyeyi ntago biguhesha ishema mu bantu. Nimba umuntu yaragushumbye, nimba umuntu yarabaye umubyeyi wawe, igihe kikaba cyagera akagira intege nke cyangwa se hakaba uburyo umubona utatekerezaga ko wamubona, genda kinyuma, jyana umwitero kinyuma, ugenda umutwikire. Uko niko umwana wa Nowa wa kabiri yabigenje. Yatwaye umwitero aragenda aramufubika, aramworosa, bituma ise naho akangukiye atagira isoni, ataba ashamed ku byabaye, kuko atari yabanje kumenya ibyabanje. Ariko igihe yasobanukiwe ibyo umwana mukuru yakoze, uwabanje yakoze, yaramugaye cyane, ndetse umuvumo umubaho. Nagira ngo nsabe abantu turimo kuzamuka muri iyi minsi, mureke kwandagaza ababyeyi bababanjirije muri ibi bintu. Ngiye bintera ikintu kimeze nk'ifuhe, cyangwa se kibinera ikintu nazi uburyo nshobora kwita, ariko birimo kugira ngo nimba wumva koko hari ukuri urimo urabibonamo, ugerageze ugarukira aho wari ugeze. Ako ni akantu kamwe njya nkunda kubona kadasona neza, ariko ahari nshobora kuba ari ku rwanjye ruhande, namwe mufite ukundi mubibona, kuko wibuke ko aho barimo barava wowe nicyo gihe urimo urahajya. Hari umupasiteri ukunda kuvuga neza ngo ntukavuge ibyaho ahantu utaragera. Namubwira rero ngo nibihangane, barekere aho ngaho, ahubwo nabo barwana ishyaka ry'ibyiza, bite ku iherezo ryabo kuruta uko bita ku iherezo ry'ababanjirije. Murakoze cyane, Nice wakoze cyane kuduha ikaze, kutwakira, kudusura, ndetse n'ibindi byose, no kuduha ururabo rwacu mu gihe nk'iki. Ni iby'igiciro cyane. Mureke dusenga Imana. Data, turagushimye ko bitambukiye aha ngaha, ibitabaye by'umumaro, Mana byose bikurweho,
ibyabaye by'umumaro ukomeze kugeza ijambo ryawe imbere, ukomeze kubishyigikira, ukomeze ushyigikire intambwe z'ibirenge byacu, ukomeze uduteze imbere mu murimo wawe ndetse no mu bindi byose. Aho ubona twagendaga gakeya utwongera imbaraga, aho twihutaga bidakenewe uduhe kugenda gake. Ubwiza bwawe bukomeze kutubaho none n'iteka ryose, amen. turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mwebwe mwakurikiye Baragwa TV. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Tunashimire namwe mwadusuye ku Baragwa TV. Abashyitsi dukunda abashyitsi. N'ubundi mwebwe muzajya mukunda ibiganiro byacu, ese mubaye mufite ibitekerezo cyangwa se hari ibindi mwatubaza, mwatwandikira tubasubiza. Mugashyiraho komanteri, mwakanda subscribe, akazogera, muganakora na share. Imana ikabaha umugisha. Imana ibaha umugisha. N'ubundi ni Nice Usanase ku Baragwa TV. Ciao ciao.